Mbere nari umuhinzi ariko utari uw'umwuga kuko narahingaga nanjye ubwanjye wanjye simpage kandi ndi umuhinzi. Ubu rero ndi umuhinzi w'umwuga urya nkahaga nkasagura isoko nkaha n'abaturanyi. Nkatwe turi inzobere nakubwira ngo imirire myiza iwanjye, nakubwira ngo inzu nziza iwanjye, umugabo sinkimubwira ngo igitenge. Umva ndi wa muntu ugeze ku rwego rushimishije rwo gufasha abandi igihe nanjye nari wo gufashwa. Kwigisha urumva nkanjye natangiye niga ubaho ngeze nigisha abandi. Ubwo rero kwigisha ni ibintu bihoraho, nimba ndi kwigisha batanu nabo bakigisha abandi. Rwose ubwo ngubwo kwigisha ni umurimo uzahoraho kandi urambye hose aho dutuye urahari, kandi n'ubuntu nta mafaranga baguca, bisabwa umwanya wawe wenyine kwitanga ukemera abafashamyumvire bakakwigisha. Murakoze rero abakomeje gukurikira ibiganiro byacu mu gihe tuvuga ku iterambere ry'ubuhinzi no kongera umusaruro bukomokaho. Hari abantu muzi nk'abafashamyumvire. Aba ni abantu bagira uruhare rukomeye mu gufasha aho abahinzi baherereye hirya no hino, abo baturanye, aho bakomoka mu mirimo itandukanye, kugira ngo bagire ubumenyi butuma bazamura umusaruro wabo, bityo n'umusaruro ku rwego rw'igihugu uba wiyongeye iyo umuhinzi ku giti cye wiyongereye. Aha rero ndi kumwe n'umwe mu bafashamyumvire, turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Ndi kumwe n'umufashamyumvire we, by'umwihariko tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo uburyo aba bafashamyumvire bafasha abahinzi kongera umusaruro, ariko nanone bagakora ubuhinzi bwabo babungabunga ubutaka bahingaho, babungabunga ibidukikije. Turagira ngo tumwakire atangire atubwira amazina ye naho aherereye cyangwa se akorera ibyo bikorwa bye byo gufasha abahinzi bagenzi be. Amazina ye. Murakoze, nitwa Mukakarisa Liberata, nkaba ndi umufashamyumvire mu buhinzi bubungabunga ubutaka. Nkaba ntuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama, akagari ka Rurambi. Mwebwe urugendo rwanyu ruba ruteye rute? Natangiye ndi umunyeshuri hamwe n'ubufatanye bw'umuryango wa Kaperi, baza batwigisha guhinga ku buryo bubungabunga ubutaka. Ntangirana n'abandi turi abanyeshuri twiga kuntu duhinga uburyo bubungabunga ubutaka. Bwa buryo bwari bumenyereye twita no kurima no gutabira, batubwira ko uburyo bwiza ari ubwo guhinga duharura tugakuraho utwatsi two hejuru, nuko tugahinga ibihingwa byacu. Dutangirana twiga duhinga ibihingwa, ibigori, ibishyimbo, batuzanira n'ibindi bihingwa twasaga nkaho tutari tuzi byari bishya: imikunde, raburabu, inkori na mukuna. Batwigisha uburyo tubihinga, bwa buryo wahinga akarima kawe gato metero 10 ku 10 ugakuramo umusaruro mwinshi. N'urwo rugendo nabitangiyemo, turiga, ndabikora, ndabimenya. Abagoronome badusuraga, mba umunyeshuri mwiza, mbona amanota meza, nkoraho kuba umufashamyumvire. Mbere yuko tugera noneho ku cyakurikiyeho nyuma yo kwiga no gufata, ndetse mukagaragara nka bamwe mu bafata vuba, niba ariko navuga, duha ishusho. Umaze kwiga wowe hari aho wabigerageje iwawe, ubigerageje wabonye bitandukaniye he na kwa kurima no gutabira twikoresherezaga? Murakoze. Mu buryo batwigishaga iyo twamaraga kwiga, bya bindi twigiraga muri ya mirima shuri, twahitaga tujya kubikora mu ngo iwacu. Kwa kundi wize guharura, kwa kundi wize guca ibyeseko, kwa kundi ugahita ugenda nawe ugashaka akantu gato iwawe ushoboye ukagakora. Ubwo ibyo maze kubikora nahise mbona ko dufite imirima minini ariko idafite umumaro. Akarima gato ukoze neza gahita kabyara umusaruro.
kuko nkanjye narahingaga sinsagurira isoko ntibigire icyo bimarira nkabona ntibyeze neza, ariko maze kumenya ubwo buryo narahinze buryo ki nahinze arimwe mbona nsaruye ibigori imifuka nk'ibiri mbona nyishyize mu nzu iwanjye, abana banjye bararya nshesha akawunga ndetse nkaba nabasha no kugira umuturanyi impa. Ubwo rero mbona ni ibintu bifite akamaro kanini cyane ku buryo nta bundi buhinzi nakora usibye ubwo buhinzi bubungabunga ubutaka. Ugereranije mbere n'iyo mifuka wahakuye nyuma, mbere byari bimeze bite? Mbere nari umuhinzi ariko utari uw'umwuga, kuko narahingaga nanjye ubwanjye iwanjye simpage kandi ndi umuhinzi. Ubu rero ndi umuhinzi w'umwuga, urya nkahaga nkasagurira isoko nkaha n'abaturanyi. Hanyuma rero urize, uko wiga ari kugenda ubikora imuhira iwawe mu murima wawe, hanyuma nyuma yo kwiga no kubikora ukabona birakunda, nk'umufashamyumvire ufite butumwa ki cyangwa niki uri gufasha abandi mu guhindura imyumvire? Ubu nk'umufashamyumvire rero mfite butumwa bwo kwigisha abandi bantu bya bindi, nubwo nubundi itsinda riracyahari hamwe turacyakorera hamwe, ariko iwanjye naho nkabikora, noneho nkajya no kwigisha abandi byibura 5 bankikije bakamenya ubwo buhinzi bubungabunga ubutaka, kandi birimo biragenda neza. Ubu abantu barabyumvishe, aho ntuye naho nkorera abantu barimo barabyumva, nabo nibyo bakora, ubu bimeze neza cyane. Wowe wabikoraga mu murima wawe cya gihe urimo kwiga, bariya mufasha bo bigenda bite? Igihe nabikoraga mu murima wanjye, ubwo nabikoreraga hafi y'abandi bantu duturanye, bahise bagira amatsiko yo kuza kumbaza uburyo imyaka yanjye idasa n'iyabo, kuko byari bifite itandukaniro. Niyo narahingaga, niba mpinze ibigori cyangwa niba mpinze ibishyimbo, bakabona ndimo ndasasira, bakabona ni ibintu bitabaho, bakaza bakambaza se ibi ni ibiki. Nyuma yabwo babonye imyaka yanjye isa neza, nibwo baje kumbaza ibi bintu bigenda biti. Nanjye kubera uwo muhamagaro nari mfite, nkagira gahunda yo kujya kubigisha byibura 2 mu cyumweru, nkiha intego yo kujya kwigisha umwe muri abo ngabo. Ubu nabo bafite umusaruro uhagije. Mu buryo bwo kogeza ubwo butumwa wa mugani ni n'ubutumwa si ukubeshya, bizagarukira abo bo mwigisha bo mubabwira iki, mubasaba iki? Ubu uwo twigishije akabimenya akanabikora, nawe duhita tumuha inshingano nk'iyacu nawe yo kwigisha abandi, ku buryo ari ibintu bizaguka bikava ku mudugudu bikagera wenda ku murenge. Twifuza yuko bizagera mu karere kose ubwo buhinzi bubungabunga ubutaka, twese tukabuhinga kuko ari uburyo butanga umusaruro kandi bufite umumaro mwinshi. Wabwira iki wenda umuntu utarashishikarira gukora ubwo buhinzi? Ikintu namubwira nuko aho ubwo buhinzi bukorera yashishikara ku buryo yabumenya, kuko si n'ubwo buhinzi wenda bw'ibigori n'iki, tugira n'imboga, tugira imirire, twiga gutekera abana, twiga kuzigamira ubuzima. Urumva ko ari ibintu byinshi. Ubwo umuntu unyumva cyangwa se umuntu waba wumva ubwo buhinzi bubungabunga ubutaka ni ubuhinzi bwiza bufite akamaro, nta bundi buhinzi wahinga utabuhinze. Yinjiremo cyangwa se ahantu abona inomero nk'aha tuvugira, ashishikarire kubimenya no kubyiga, kuko ni ubuhinzi bugezweho kandi butanga umusaruro kandi bushobora gutuma inzara icika mu karere kacu. Kwigisha, urumva nkanjye natangiye niga, ubaho ngeze nigisha abandi. Ubwo rero kwigisha ni ibintu bihoraho, nimba ndi kwigisha 5 nabo bakigisha abandi, rwose ubwo ngubwo kwigisha ni umurimo uzahoraho kandi urambye hose aho dutuye urahari, kandi ni ubuntu, nta mafaranga baguca, bisabwa umwanya wawe wenyine kwitanga ukemera abafashamyumvire bakakwigisha. Ntekereza ko ngewe mbimazemo imyaka isaga nk'8. abo twiganye bageze ku ntera ya kure, nanjye nuko bagize intumbero, bubatse amazu, baguze inka, baguye imirima yabo. Ubwo urumva rero ni intumbero nini cyane. Ubwo abadukurikiye nabo bamaze kuba benshi. Ubu tugezaho umuntu wize ngira ngo ku nshuro ya 3 kuri twebwe n'abari kwigisha abandi. Urumva ni ibintu birambye, noneho nkatwe turi inzobere. Nakubwira ngo imirire myiza iwanjye, nakubwira ngo inzu nziza iwanjye, umugabo sinkimubwira ngo igitenge. Umva ndi wa muntu ugeze ku rwego rushimishije rwo gufasha abandi igihe nanjye nari rwo gufashwa. Murakoze. Mu murenge wacu ubundi ni ahantu hakunda kuba izuba ryinshi, hakundaga kuba n'inzara nyinshi,
ariko ubu hamwe n'ubwo bufatanye bw'umuryango wa KPR mu kwiga ku buryo bubungabunga ubutaka, ubu umusaruro dusarura ni mwinshi cyane ku buryo dusarura tugasagurira amasoko, ku buryo hari n'ubundi burere buza kutwigiraho uko duhinga ubwo buhinzi, ku buryo umusaruro bari mwinshi cyane rwose. Ntago nabasha kugera amatoni n'amatoni, ariko umusaruro ni mwinshi. Iyo twejeje mu masoko umusaruro buhari, ibirayi biba bihari ku masoko, ibigori biba bihari, uwo musaruro ni mwinshi cyane ugereranyije nuko twahoze naho tugeze ubu ngubu. Rwose ubaho tugeze ku rwego tugezemo, turumva rwose inzara tuzayitsinda burundu, atari kuvanga izagaruka. Tuzayitsinda rwose, kuko niba twaramenye uko duhinga imyaka ikabihingwa. Buriya buhinzi duhinga ubundi twajyaga duhangana n'izuba, imyaka ikuma, ariko ubu urebye n'ibihingwa bihari ubona ko ari ibihingwa bitoshye. Ubu rero turashaka rwose, kandi ibintu tugamije tuzabigeraho, yuko inzara izacika muri aka karere kubera ubwo buhinzi bubungabunga ubutaka. Reka dushimire Liberata nk'umufashamyumvire mu bijyanye n'ubuhinzi, by'umwihariko kuri ubu buhinzi bubungabunga ubutaka cyangwa se ubuhinzi bubungabunga ibidukikije, ari nako umusaruro wiyongera. Mwabyiyumviye rero, we ubwe ku giti cye ari umunyeshuri yiga iby'ubu buhinzi, yaranabukoraga bugerageza imuhira, aho yakuraga umusaruro muto yabona urazamutse, abaturanyi batangira kumwegera bamubaza. Mu by'ukuri nabo abariho bahera baza kumara ayo matsiko, nabo barabyiga kandi barabikora. Mwumvise rero ko mu buhamya bwe, mu byo abona, mu byo aganira n'abo yigisha, n'ubuhinzi bwongera umusaruro, bikaba byatanga n'icyizere kuba mu duce nk'utu tw'iburasirazuba, aho ibihingwa cyangwa se umusaruro ugira utya ukaba mukeya kubera izuba, cyangwa se abantu bakarumbya kubera iri zuba riva muri utu duce, bishobora kongera umusaruro, ndetse no muri cya gihe cy'izuba abantu bakabasha guhinga kandi imyaka yabo igakura. Ngayo rero ngubwo ubumenyi ku bijyanye no gukora ubuhinzi bubungabunga ibidukikije. Abakurikiye ibiganiro byacu byabanje mwarabibonye, ni uguhinga uharura bidasabye ko ujya mu gutabira no gusekera, ya mvugo yanjye nkunda gukoresha, ariko umusaruro ukagumya ari wa wundi, ubutaka bukagumana ububobere, na cya gihe imvura yaguye ntitembane ubutaka bwawe.